Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. y3 One Nation Radio .org, One Nation Radio kuri YouTube channel, One Nation Radio kuri Facebook, One Nation Radio kuri Twitter, naho kuri Instagram One Nation Radio official. Aho niho ushobora kuba udukurikiye. Iri nijwi rya diaspora nyarwanda ukurikiye muri kano kanya One Nation Radio. Njigusuhuza nitwa Simeo Muhumuza, naho iki ni ikiganiro ukuri wacu. Turi ku cyumweru tariki 21 Kamena 2020. Uyu munsi nanone turongera tuganire abadukurikira muri hanze y'u Rwanda, muri diaspora nyarwanda, ho muri hose dukomeje kubashimira, ndetse kandi namwe abadukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda. Diaspora nyarwanda ni umuryango w'abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Aba banyarwanda ariko nubwo baba bari hanze y'u Rwanda, ntibibuza bamwe kugira umusanzu batanga ku gihugu cyabo mu kugiteza imbere mu bice bitandukanye nk'ubukungu, ubuzima, imiyoborere myiza, ibitekerezo ndetse n'ibindi. Gusa ariko hakaba n'abandi banyarwanda baba hanze y'u Rwanda nyuma y'imyaka 26 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ibaye, bagifite ingengabitekerezo ya jenoside ndetse bakomeje no kuyikwiza mu bandi. Mu hakigaragara iyi ngengabitekerezo ipfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, harimo no mu bihugu byo mu majyepfo ya Afurika. Mu kiganiro ukuri wacu cya none kuri uyu munsi turagaruka kuri ibi bihugu, aho turi bwibaze impamvu y'ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje kuhashinga imizi muri bamwe mu banyarwanda bahatuye. Nk'ibisanzwe turaba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye muri iki kiganiro bari budufashe gusesengura neza iby'ingingo. Ku murongo wa telefone turi kumwe na nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Vincent Karega. Tubaha ikaze mu kiganiro ukuri wacu cya none. Murakoze, umunsi mwiza. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bwana Siwoyintore Jean Bosco, uyu akaba ari umuyobozi ukuriye ishami ryo mu bushinjacyaha rishinzwe gukurikirana abakoze jenoside bahunze ubutabera. Tubaha ikaze namwe nanone kuri uyu munsi mu kiganiro ukuri wacu cya none. Murakoze cyane. Yego twabikirije. Nangira rero nkuko natangiye mbibwira abadukurikiye, ubwo ngira ngo twahera kwa nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, Vincent Karega. Ngira ngo mwanigeze no kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Afurika y'Epfo. Umuntu yakwibaza ngo mu bihugu byinshi byo muri Afurika yo mu majyepfo haravugwa ingengabitekerezo ya jenoside, umuntu yavuga ko inkomoko yayo ari iyihe? Urakoze cyane. Inkomoko uko bize nyuma yo gukora ibara mu gihugu, interahamwe na ex-FAR zashoreye abaturage mu buhungiro muri Tanzania, i Burundi, abenshi cyane bajya muri Repubulika ya Kongo. Mu bindi bihugu nta ntwaro bambukanye, ku buryo bitafashe umwanya bagaruka mu Rwanda. Uretse bake batinye kuzaza mu butabera, bakomeje amayira y'amajyepfo bajya za Zambia, za Malawi, Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu. Ariko no kuri Kongo noneho ahari interahamwe n'abasirikare benshi mu Rwanda, bo bagiye mu mashyamba batunguka mu bihugu bitandukanye, harimo na za Cameroon na hehe, ariko benshi nabamanutse nabo amayira ya Zambia, Zimbabwe, South Africa, za Swaziland, Malawi, Mozambique. Impamvu byaboroheye kuhashinga imizi n'ibirindiro nta nkomyi nyinshi, no kubasanze ibihugu
bibonye ubwigenge cyangwa umutuzo nyuma y'intambara ndende zo kwibohora, birambuye ibiganza byo kwakira abandi banyafurika ubusanzwe batageraga muri Afurika y'Epfo, na Mozambique burya yagaruye amahoro igaruka ku murongo muri 91, Zimbabwe yabonye ubwigenge muri 80, abo bose na South Africa yageze ku kwibohora muri 94, bari bagifite urugwiro rwo kubona abirabura bo muri Afurika baje babagana ku buryo batibajije byinshi. Noneho abo bakaza bavuga ko bahunze imidugararo mu bihugu byabo n'ibibazo byinshi. Nta mwanya rero ibyo bihugu byagize wo gushishoza, abenshi bahabona amacumbi, noneho banagendera ku mategeko yabo nyuma yo kwibohora avuga ubwisanzure mu bya politiki, nabo bagenda bashinga amashyirahamwe utamenya niba ari amashyaka ya politiki cyangwa iki, agenda nyine akwirakwiza ingengabitekerezo, agerageza gusebesha u Rwanda mu mahanga, kugira ngo bakomeze babone ubwo buhungiro byitwa ko badafite igihugu basubiramo, ndetse barakomeza umurimo batangiye, banizera kuzakomeza wo kurimbura abatutsi mu Rwanda. Hanyuma umuntu yavuga ko iyi ngengabitekerezo iyo murebye wenda mu mboni yanyu yatangiye muri aka gace kuva ryari? Ni ingengabitekerezo yatangiye ku ngoma ya kera n'Ababiligi, bashaka kwirukana umwami, bagakoresha revolution idashingiye ku moko yombi cyangwa yose mu Rwanda, ahubwo yitwa ko ari revolution y'Abahutu, iheza igahungisha Abatutsi. Noneho kugira ngo abaturage rubanda babyumve, bakuze biga mu mashuri, biga ku maradiyo, biga muri za meeting za politiki, ko umwanzi w'u Rwanda ari Umututsi, ko atari Umunyarwanda, ko ari umuntu w'icyaduka waje, ko nyine adakwiye kubaho mu Rwanda. Rero nyuma ya Jenoside niho hatangiye imigambi yo kongera kuvuga ubumwe, ubwiyunge, no kwigisha Abanyarwanda ko Abahutu, Abatwa, Abatutsi ntabwo ari amoko, ko bose dusangiye ururimi, dusangiye umuco, ahubwo twaciyemo bice bitewe n'ibyo dutunze ku gihe cy'abakoloni. Ariko abo bahunze kandi bahunganye izo nyigisho mu mutwe, bamwe barahindutse ariko si bose. Hari n'abanze guhinduka kubera ko bakoze ibara mu gihugu, badashaka ko abana babo bamenya amabi bakoze, bityo bagakomeza kuri iyo ngengabitekerezo yo kujijisha no kuvuga ibyo bemera nyine batojwe kuva mu bwana. Urakoze cyane nyakubahwa Ambassador. Reka noneho tugaruke kuri Bwana Siboyintore Jean Bosco. Namwe muradukurikiye, ngira ngo mujya mukurikirana n'ubundi niba bibera yaba muri diaspora cyangwa se no hanze y'u Rwanda muri rusange. Umuntu yavuga ko ku bwanyu iyo murebye mwitegereje, mubona Abanyarwanda batuye muri biriya bihugu biri mu majyepfo ya Afurika bose umuntu yavuga ko bafite ingengabitekerezo? Okay, murakoze cyane. Ngira ngo oya ntago ariko bimeze. Ntekereza ko ingengabitekerezo ya Jenoside yubakiye ubwayo kuri Jenoside, kuko nta ngengabitekerezo ya Jenoside ishobora kubaho nta Jenoside yabaye. Mu by'ukuri ikibazo warubajije na ambasaderi nk'uko yagisobanuye neza, ntushobora kuvuga ingengabitekerezo ya Jenoside utagiye mu mizi ya Jenoside ubwayo, uko yatangiye, uko yateguwe, ndetse ibyo bikaba ari ibisigisigi bya Jenoside. Jenoside mu Rwanda igiye kureba, ambasaderi yabivuze neza ukuntu yatangiye mu gihe cya kera cy'abakoloni kugeza n'ubu. Uburyo tubona ingengabitekerezo ya Jenoside, dusanga mu by'ukuri
ari nk'umugeri wa nyuma wo gusamba kw'abantu b'abajenosideri. Iyo ugiye kureba rero usanga ari uburyo jenoside yakuze isukirwa, ikigishwa mu mashuri, ikigishwa muri komite y'abanyarwanda bose mu ngeri zose, bahembera urwango bagaragaza ko umututsi atari umuntu adakwiye no kugira umwanya, yewe muri politiki y'igihugu, mu mashuri, aho hose rero ibyo ni ibintu byagiye bitegura jenoside iza no kugerwaho. Nubwo muri 59, muri 61 na gatatu, yewe no muri za 73 ubwicanyi bwabereye mu Rwanda bwibasiye abatutsi. Iyo ugiye kureba muri iriya konvasiyo ya jenoside yo muri 1948, usanga byari bikwiye igisobanuro cya jenoside. Jenoside rero kuba batarayihaye igisobanuro cyayo hakurikije ubwicanyi bwo muri iyo myaka nari mvuze, ni ukubera yuko hari ubutegetsi buyiri inyuma kandi buri mu bushake bwayo bwo kuyikora, ndetse bukaburizamwo n'uwashoboraga kuvuga ngo dore ibi bikorwa birabyara jenoside nk'uko iri defined mu ngingo ya 2 y'iriya konvasiyo navuze. Kuko hibasirwaga abatutsi bakicwa bahowe ubwoko. Ibyo rero ubwabyo byabaga bigize icyaha cya jenoside. Iyo ugiye kureba rero ingengabitekerezo ya jenoside, ni nayo mpamvu ndabaha nk'urugero nko muri 62 habayeho itegeko ryagiyeho ritanga amnesty ikavaringa ubwicanyi bwabaye muri 61 bigaragaza ko abantu bose bari bafunze babarekuye. Iyo rero yari impunite cyangwa se kudahana, umuco wo kudahana wimakajwe ugaragaza ko ni nko kugororera abishe. Iyo ugiye kureba nanone muri 77 igihe u Rwanda rwagiraga itegeko rihana, murabizi ko aya mbere twakoreshaga aya Babirigi ndetse n'abakongomani, kuko itegeko twagiye dukoresha ryari itegeko ry'Ababirigi, code penal y'Ababirigi. Noneho ugasanga muri 77 ubwo u Rwanda rwari rubonye itegeko ryarwo rihana ibyaha, ntabwo bigeze bashyiramo ingingo ihana icyaha cya jenoside. Kandi ubwo hari hashize imyaka 2 yonyine, muri 75 bamaze kweza ko u Rwanda rwemeje muri ruratifiye iriya konvasiyo yo muri 48. Noneho umuntu akaba yakwibaza ati se ko jenoside ari icyaha gikomeye cyane gisumba ibindi byaha byose, bari bibagiwe nyuma y'imyaka 2, bari bibagiwe ko basinye amasezerano y'ihana ndetse nayikumira? Ibyo ubutegetsi bwari buriho bwari bubyibagiwe cyangwa bwarabyibagije? Ibyo rero nta nubwo wabirebera aho ngaho, ubwo ni ukugira ngo nkugaragarize institutionalized yuko impunity yagiye yimakazwa mu gihugu. Muri 62 hatanzwe amnesty general cyangwa se imbabazi rusange zihawe abakoze ibyaha birimo ubwicanyi. Muri 61 bari bahirisha abatutsi, hanyuma bo bararekuwe. Muri 77 hangwa gushyirwa mu itegeko rihana icyaha cya jenoside. Hanyuma no kuri iriya ngingo ya 9 yo muri iriya konvasiyo ya 49, u Rwanda rukora reservation, ruvuga ko rurifata ko rudashobora kuba rwakurikiranwa muri ICJ, muri rwa rukiko. Hano ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu bigaragaza ko mu by'ukuri ubutegetsi bwariho icyo gihe bwari bushyigikiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ko guhana jenoside bitakorwa. Ibyo ari byo rero byaje kubyara no muri 90 aho inkotanyi zitereye zigamije kubohora igihugu. Aho ngaho muzi neza ko aho ngaho ariho politiki mbi yo gufata ibyitso
yo gufata abatutsi bakabashyira mu mugambi wo kuvuga ngo nibo bateye igihugu, nibo bagomba kwicwa. Ibyo biraza bityo birimakazwa, hajyaho amashyaka ariko hajyaho umutwe w'interahamwe, hajyaho za RTRM. Ibyo byose bigamije kugira ngo hazakorwe jenoside. Muri 1994 jenoside irakozwe, abatutsi barishwe. Icyari gisigaye rero kuko jenoside yakozwe, inkotanyi uko FPR yaje guhagarika jenoside birazwa, ayo ni amateka ntari busubiremo. Ni ukuvuga ngo abateguye jenoside bajyanye ipfunwe rero icyari gisigaye ni ukuyihakana, ari nayo fezi ya nyuma yo guhakana jenoside. Ibi rero ibyo tubona by'ingengabitekerezo ya jenoside mu by'ukuri tutibanze no muri Southern Africa, biri ku isi yose, tugomba no kubimenya, ahubwo twiteguye dute kubirwanya. Ntabwo umuntu yaba yarakoze jenoside ngo ahunge ubutabera, yihishe, hanyuma noneho utangazwe nuko afite ingengabitekerezo ya jenoside kandi yarakoze jenoside, cyangwa se wemera kubana nabyo, ahubwo tugashyiraho ingamba zikomeye zo kubirwanya. Kuko n'ubundi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ikigera ku butegetsi hari imbogamizi nyinshi. Mu mbogamizi zari ziriho kwari ukugira ngo ihangane n'ibibazo bihari, ndetse muri ibyo bibazo byari bihari ni uko hari harabaye jenoside kandi nta n'itegeko rihari ryo kuyihana. Ibyo rero itegeko ryagiyeho ku itariki 30 z'ukwa munani muri 1996, noneho ihana rya jenoside ry'abayikoze ritangira ubwo. Ingengabitekerezo ya jenoside rero abashoboye guhunga, niba mwarakurikiye na ziriya manza zabereye TPR Arusha, mu rubanza rwa Kayezu habayeho guhakana, ndetse ingengabitekerezo ya jenoside iyo ugiye gusoma ruriya rubanza uyibonamo mu buryo buhambaye, kuko ibyaha bahakanaga bavuga ko ibyabaye mu Rwanda, ubwicanyi bwabaye mu Rwanda atari jenoside, ari ahubwo ari isubiranamo ry'amoko. Ibyo ngibyo rero ugiye kubireba usanga abangaba bahunze ubutabera aho baba bari hose, guhakana jenoside ntago mu by'ukuri ni nabwo buryo bwo bashobora kuhaka umunyacyaha wese iyo umufashe, cyangwa se iyo afite icyo kintu muri mu mutwe cyo guhakana no gupfobya no guhakana jenoside. Ibyo ngibyo ni ibintu tugomba kwitegura guhangana nabyo. Leta y'u Rwanda rero yashyizeho amategeko ahana ingengabitekerezo ya jenoside, ishyiraho no muri constitution icyerekeranye no kutihanganira guhakana abahakana jenoside birimo amategeko arasobanutse. Tugomba, ngira ngo niba mwibukana neza, hariho na UN resolution 2150 yo ku itariki 16 z'ukwa 4 mu 2014, aho agace kayo ka kabiri banenga cyane byimazeyo ihakana n'ingengabitekerezo ya jenoside, ndetse bagasaba za leta zose kurwanya abafite bene izo ngengabitekerezo ya jenoside banahakana jenoside, no gushyiraho ingamba zo kwigisha kugira ngo noneho abantu bareke guhakana jenoside. Mutekereza ko aba bantu babanye gute, honorable procureur? Mubona aba bantu babasha kubana gute nk'uko mwabivugaga ngo tugomba kwiga kubana nabo, ariko aba bantu babana gute n'aba bafite ingengabitekerezo kandi bo wenda batayifite? Aba banyarwanda bombi babiri, uyifite n'utayifite, babana gute ku bwanyu? Mu mboni yanyu mubibona gute? Ndagira ngo mbanze nsobanure byumvikane neza. Ntago navuze ko tugomba kubana nabo, tugomba kumenya ko bahari, tukiga uburyo bwo kubarwanya no kubahagarika. Kuko ingengabitekerezo ya jenoside ni gukomeza gukora jenoside. Nta kuntu rero leta yarahagaritse jenoside ngo inanirwe gushyiraho ingamba zo kurwanya abahakana jenoside, kandi birahari. Leta yashyizeho amategeko ayihana. Nayakubwiraga uyu mwanzuro wa Loni, ni ukuvuga ko ni ukurwanya ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo hashobore kubaho ubumwe n'ubwiyunge, kubaka igihugu. Abantu bari mu mugambi wo guhakana jenoside nta na rimwe bashobora kubana batoneka abarokotse jenoside, cyangwa se abadafite umugambi wo guhakana jenoside cyangwa w'ingengabitekerezo ya jenoside. Ni ukuvuga ngo tugomba gushyira hamwe tukarwanya bene abo bantu, nibwo tuzabona ubumwe n'ubwiyunge n'iterambere ry'igihugu cyacu. Murakoze cyane Bwana Siboyintore. Hanyuma reka tugaruke kwa Ambassador
Vincent Karega, ku bwanyu mwatubwira ibi bihugu iyo murebye mubona ko bizi neza ko bicumbikiye abantu bafite iyi ngengabitekerezo ya jenoside? Hari ibibizi ariko kenshi ugasanga hari abantu muri systeme babizi babyumva batanifuza ko bikomeza, hakaba n'abatabyitayeho bareba inyungu zabo bwite za politike z'ibibazo byabo mu bihugu byabo. Hakaba na ruswa ikora mu zimwe mu nzego z'ubuyobozi muri ibyo bihugu bitandukanye, aho usanga umuntu wari ugiye gufatwa atanze ruswa baramurekuye, cyangwa aguze irangamuntu imuhindurira amazina cyangwa ikindi cyangombwa cyo kubaho iyo mu mahanga, abahindura amadini kugira ngo n'amazina ahinduke. Hari uburiganya bwinshi, hari imyumvire utavuga ko yuzuye kuko yo iba yuzuye, ntabwo baba babona ubwinyagamburiro, ariko nk'uko Sibo abivuze ni urugamba rukomeza, ni ugukomeza kubasaba, ni ugukomeza kwerekana aho baherereye, ndetse n'abandi banyarwanda bakabamenya aho bari, diaspora nzima igakora ibintu bitandukanye nabo ikabamagana. Hanyuma iyo mwebwe murebye nka kuriya n'undi nari mbajije Bwana Sibo y'Intore, mubona abanyarwanda babanye bate bo muri ibi bihugu byo mu majyepfo ya Afurika, baba umunyarwanda umwe udafite iyo ngengabitekerezo ariko agahura na wundi wenda utarafatwa, niba wenda yarasize akoze yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, babasha kubana gute bombi mu byo wenda baba bahuriramo umunsi kundi? Ubusanzwe ntibabana kuko bariya bafite ingengabitekerezo ahanini baba bafite n'ibyaha bifitanye isano na jenoside yabaye mu gihugu. Usanga badashaka ko abajya mu Rwanda bamenya aho bari, bahita bakeka ko abajya mu Rwanda ari nyine ibyitso bya leta bije kubaneka ndetse no kubafatisha. Barahunga rero, barihisha cyangwa bakagerageza kubatera ubwoba kugira ngo babasange bave mu kintu cyo kwemera ibibera mu Rwanda. Imibanire rero ni mibi kuko muri ibyo bihugu aho bari abantu bacitsemo ibice bibiri. Abitwa ko ari diaspora ikorera hamwe, ihemba ababyaye, igasura abapfuye, abapfushije, ikitabira kwibuka, ikitabira iminsi yo kwibohora n'indi ihuza abanyarwanda, nabo ahubwo bahaguruka bagakwirakwiza amakuru mabi n'ibinyoma ku Rwanda, ndetse banavuga ko u Rwanda rubakurikirana rutabifuriza neza kugira ngo bashimangire ibyangombwa byabo byo kuba iyo mu mahanga. Yego, niko bimeze. Urakoze cyane nyakubahwa ambassador. Hanyuma tugarutse kuri Bwana Sibo y'Intore, gira ngo hari amakuru yizewe yemeza ko hari baruharwa bakoze jenoside bahungiye muri biriya bihugu, bamwe bashakishwa n'urwego rwashyiriyeho kurangiza imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda. Uru rwego rukaba ari rwo mu mpine RIMCT. Mwebwe niki mubivugaho? Ibyo koko hari abantu bageze kuri 6 bagishakishwa na ruriya rukiko ruriya rwego rwasigariyeho ICTR. Hari amakuru tugenda tubona hirya no hino agaragaza ko bashobora kuba bari muri ibyo bihugu, bimwe muri ibyo bihugu, ndetse hari n'ibimwe mu bihugu twagiye tuganira nabyo, ndetse tugasanga rimwe na rimwe ntibaduha amakuru neza, cyangwa se iyo amakuru tuyabahaye ugasanga kuyagenzura birafata igihe, cyangwa se ugasanga uwakekwaho ko ari muri icyo gihugu ugasanga yimutse. Ibyo rero bikaba
akenshi bigaruka mu nshingano zacu zo gukomeza kubakurikirana, kumenya aho bavuye, niba bavuye muri iki gihugu bakajya mu kindi, ibyo turabikurikirana. Navuga ko muri ibyo bihugu bya Afurika y'Amajyepfo mu by'ukuri natwe dufiteyo abantu bageze nko ku 100 dukekaho kuba barakoze jenoside yakorewe Abatutsi bari muri ibyo bihugu bihishemwo, ndetse tukaba twaratanze inyandiko zisaba kubafata no kubata muri yombi. Ariko ikibabaje muri ibyo bihugu, ngira ngo tumaze gukurayo umuntu umwe gusa, kandi nabwo kumukurayo yabaye intambara itoroshye. Usanga aha niho ngarukira kuri ikibazo warubajije, wambajije kare, ndetse tukabaza na ambasada cy'imibanire y'abo banyarwanda batuye muri ibyo bihugu. Nuko usanga mu by'ukuri nk'uko yabivuze, hariho abashaka guhishira abo bakoze jenoside, ku buryo niyo bafashwe bagashyikirizwa nko mu nkiko ugasanga ari nabo bakora fundraising yo kubashakira amafaranga azatangwamo ruswa kugira ngo babarekure. Ibyo ni igice kimwe cy'abanyarwanda. Ariko urumva ku bantu 100 no ku bantu 100 dukeka kuba bari muri ibyo bihugu, kuba twaramaze kubona umwe tukamukurayo akaba ari mu Rwanda, hasigaye abandi bagera kuri 99 nabo bihishahisha. Izi ni impapuro z'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda bwasabye ibyo bihugu bigera muri 4 kubata muri yombi. Urumva ko ntabwo bitworoheye, ntabwo bipfa kuza, ntabwo ibiganiro byari byanoga ngo bashobore kuba bakurikiranirwe boherezwe mu Rwanda, cyangwa se bakurikiranirwe aho bari muri ibyo bihugu. Nanone iyo ugiye kureba, hari ibihugu wa mugani, kuko dukorana umunsi ku wundi na ruriya rwego rwasigariyeho ICTR, hari ibihugu bikekwamwo bamwe muri bariya abantu 6 nahoze mvuga, ugasanga ibyo bihugu biraduhakanira ko batahari. Muri make n'ubufatanye buracyabura cyane, ni ikintu kibura, kandi mu byerekeranye n'ubutabera, gushakisha abakekwaho gukora jenoside cyangwa se n'abanyabyaha muri rusange, ntabwo ushobora kugira icyo ugeraho igihe ubufatanye bukiri hasi cyangwa ari nta nabwo. Ari nayo mpamvu dusaba ibihugu bicumbikiye abakekwaho gukora jenoside ko mu by'ukuri bakwitandukanye nabo, bakabafata bakabohereza mu Rwanda bakaburanishwa, cyangwa se bakababuranisha, kuko jenoside ni icyaha gikorerwa inyokomuntu yose ku isi, n'abo babacumbikiye barimo. Kandi amategeko ashingiye kuri iriya convention nahoze mvuga muri 1948 asaba ko ibihugu bicumbikiye bene abo bantu bibaburanisha, cyangwa se bikaboherereza igihugu cyabasabye kugira ngo ubutabera bushobore gutanga. Ari nayo mpamvu iyo bidakozwe bagakomeza kwidegembya hirya no hino, ari nabyo bivamwo iki nkita n'ikibazo gikomeye cyane cy'ingengabitekerezo ya jenoside hirya no hino, kubera yuko baba badashaka kwemera ibyabaye. Bakumva rero umwanya bafite bakoresha n'amafaranga bayakoresha mu guhakana jenoside, cyangwa gupfobya jenoside, cyangwa gukora ibindi bikorwa byose bishobora gutuma abarokotse jenoside batabaho neza, kuko n'ubundi kubaho neza kwabo, abacitse ku icumu cyangwa se abarokotse jenoside, aba bararokotse icyaha, ntabwo baba babikesha uwarimo kugikora. Ahangaha rero usanga ariho guhakana n'iyo gupfobya, n'ibi byose bifitanye isano n'abo n'ubutabera budatangwa cyangwa se budatangirwa igihe. Hanyuma ngira ngo wenda akandi kabazo kacamo aho ngaho kajya gusa n'ubundi n'ibyo mwagarukagaho. Hashize imyaka 26 kuri interinete hakwirakwira ifoto y'umugabo ufite umuhoro ari kumwe n'umusirikare wa Forces Armées Rwandaises ariyo FAR, ufite imbunda ku rutugu, bitamirije umurunga w'amasasu nk'umuntu uri ku rugamba rugeze mu mahina. Bivugwa ko
uyu mugabo ni ibivugwa, ni amakuru akivugwa no mu minsi yashize byagarukagaho ku mbuga nkoranyambaga, bivuga ko yitwaga Muhire, ariko amakuru amwe yagenda acaracara, hari bivuga ko ashobora kuba yarakoze jenoside muri Ekonoma General Kibungo. Mwebwe hari icyo mwaba mumuziho uyu muntu? Icyo nakubwira nuko ayo makuru nk'uko nyine yagiye acaracara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino twagiye tuyabona, ariko ubushinjacyaha bw'u Rwanda ni institution itagomba gukorera ku bivugwa muri social media, ahubwo ni ukubigenzura neza, busuzuma ibivugwa muri social media, noneho bo bugakora iperereza akaba aribwo biza kugaragariza ubushinjacyaha ikigomba gukorwa. Ibyo rero natwe tumaze kubibona twabihaye umwihariko, icyo kibazo ubushinjacyaha bukaba burimo kugisuzuma. Umunsi twabonye ibimenyetso bigaragaza bishyigikira ibivugwa, nta kabuza tuzabimenyesha abanyarwanda ko mu by'ukuri ibyagiye bitambuka ku mbuga nkoranyambaga ari byo cyangwa se atari byo, ariko ni byiza ko amakuru nk'ayo yatambuka kugira ngo natwe dushobore kuyakorera iperereza. Iryo perereza rero turarisuzuma, kandi nababwiza ukuri ko iyo dukora aka kazi turashishoza cyane, twita ku bintu byinshi cyane kugira ngo ejo tutazatanga impapuro zisaba guta muri yombi umuntu utari we cyangwa se uwo twibeshyeho. Niyo mpamvu mu by'ukuri amadosiye navuga yamaze kuburanishwa mu bihugu byaburanishije ubusabe bwacu, amadosiye 23 amaze kuburanishwa n'ibihugu 9, umuntu umwe wenyine niwe washoboye kudahamwa n'icyaha. Ni ukuvuga ngo dosiye 22 zose ibimenyetso byaturutse mu bushinjacyaha bw'u Rwanda basanze byuzuye, kubera yuko n'abanketeri bo muri ibyo bihugu, abaprocureur n'abagenzacyaha bose bagarutse mu Rwanda bakora amaperereza, basanga ibyo twababwiraga ari byo, ndetse abo bantu bagera kuri 22 abenshi bamwe bagiye bakatirwa burundu. Mwakurikiranye imanza zo mu Bufaransa, mwakurikiranye izo mu Bubiligi, mwakurikiranye izo muri Canada, mwakurikiranye izo muri Finland, Ubudage, Sweden. Aho hose hari imanza zacu twagiye turega bene abo bantu bagahamwa n'ibyaha. Nibyo rero ayo makuru twarayabonye, turacyayatohoza, turacyayasuzuma. Nidusanga hari ibimenyetso bishobora guhamanya n'ibivugwa kuri social media, nta kabuza n'ubundi dukorera abanyarwanda, ubutabera butangwa mu izina ry'abaturage, bazamenya ikizaba cyaravuyemo. Murakoze cyane Bwana Siboyintore. Hanyuma tugarutse kuri nyakubahwa ambasada Vincent Karega, bivugwa ko muri ibi bihugu byo mu majyepfo ya Afurika byabaye nk'icyambu cyanyuzemo abakoze ibyaha bya jenoside. Ni kimwebwe mu bivugaho nyakubahwa ambasada? Kubyita icyambu ni nk'ibyo navuze mbere ko byoroheye abantu kwambukayo, basanga n'ibyo bihugu aribwo bikibona ubwigenge, byishakisha. Ahanini abaturage baho ntibagira n'irangamuntu, ntibarabarurwa, nabyo byari bifite impunzi zabaga hanze zagarutse, mbese bagendera muri urwo ruvunga rw'ibibazo basanze muri ibyo bihugu. Ariko uko bigenda bishimangira ubutegetsi, kandi n'u Rwanda rukomeza diplomasi, ndumva amaherezo y'inzira izaba ari mu nzu. Ntabwo ingengabitekerezo cyangwa se ibikorwa by'abari abantu bamaze kumenyekana nk'abasize ibara mu gihugu cyacu bazakomeza kwidegembya ibuziraherezo. Ku bwanyu mubona ari nk'iki rero cyakorwa ngo aba bantu bagifite ingengabitekerezo bakomwe imbere cyangwa bafatwe bashyikirizwe ubutabera? Abantu bose ni ukuba amaso, bagakomeza baberekana, kugira ngo urwego rwa Sibo n'izindi nzego zikomeze zikurikirane
ndetse n'inzego zacu zitandukanye za diplomasi mu biganiro na za leta ziducumbikiye, iteka icyo kibazo tukakigira priorite, dufite amakuru yuzuye ku bashakishwa cyangwa kubo dushinja ibyaha bikwiye kujya mu butabera. Murakoze cyane. Hanyuma tugarutse kuri Bwana Siboyintore, bamwe muri aba bantu bagifite iyi ngengabitekerezo ya jenoside n'impunzi, ese umuntu yakwibaza ubundi amategeko mpuzamahanga ibi arabibemerera? Murakoze cyane. Navuga ko amategeko mpuzamahanga atemerera impunzi kujya mu bikorwa nk'ibyo. Mbere na mbere ibikorwa bigize ingengabitekerezo ya jenoside bihanwa nk'icyaha. Amategeko arahari mu Rwanda, ndetse navuze n'uriya mwanzuro wa Loni usaba ibihugu kurwanya bene abo bantu. Ntabwo rero amategeko arengera impunzi ni iriya konvasiyo yo muri 51 mu 1951 iratomo igaragaza neza ko umuntu wahawe stati y'impunzi ubundi nta nubwo byemerewe kujya, uretse ko gukora ibyaha, nta nubwo yagombye hariho abagiye abo dukurikiranaho gukora jenoside, ukekwaho gukora jenoside yakorewe Abatutsi, mu by'ukuri usanga bihisha inyuma ya stati y'ubuhunzi. Ariko navuga ko muri iriya konvasiyo harimo ingingo ivuga ko udashobora guha n'umuntu ubuhunzi igihe cyose akekwaho kuba yarakoze ibyaha mpuzamahanga. Ibyo rero ntabwo hari ababyihisha inyuma, bakaba barahawe ubuhunzi, bakaba barahawe iriya stati, hanyuma bagakomeza gukora ibyaha ndetse nk'ibi ngibi by'ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo ntabwo amategeko abyemera. Ni nayo mpamvu tuvuga ko aba bantu iyo dushoboye kubamenya, iyo twabamenye neza, ndetse ni nayo mpamvu habaho ubufatanye bw'ibihugu. Nagiye mbona kenshi na Minisiteri yacu y'Ububanyi n'Amahanga yamagana bene ibyo bikorwa, abantu bihisha inyuma y'ubuhunzi bagakora politike cyangwa se bakahungabanya umutekano n'umudendezo w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo bikorwa ntabwo byemewe. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo umuntu yagize stati y'ubuhunzi aba impunzi, ariko hari ibikorwa runaka atemerewe kujyamo. Ibyo rero uretse no gukora ibyaha, hariho n'ibikorwa birimo nk'ibikorwa bya politiki adashobora kujyamo. Igihe yabigiyemo rero, cyangwa se akajya guhungabanya umutekano w'igihugu cyangwa se umudendezo w'igihugu, abenegihugu, amategeko icyo gihe aramureba, kubera yuko ubwo na ya stati y'ubuhunzi akayitakaza rero ate n'ubundi. Inzego za diplomasi ziganira n'icyo gihugu cyamucumbikiye, cyamuhaye ubuhunzi, ibyo bikorwa bidashobora kwihanganirwa. Ibyo rero ntekereza ko ku bufatanye bw'inzego za leta, ku bufatanye n'ubundi ba ambasaderi za embassy zacu ziba zihagarariye inyungu z'igihugu cy'u Rwanda, iyo bene ibyo bigaragaye biramaganwa. Nayo mpamvu rimwe na rimwe nagiye mbona ahantu twagiye tujya gukurikirana izi manza z'abantu bakekwaho gukora jenoside, turimo kuburana imanza za extradition cyangwa kugarura abakekwaho gukora jenoside bakagarurwa mu Rwanda, barwanya ikintu cyo kugarurwa mu Rwanda. Bamwe bavuga ngo turi impunzi, abandi ngo leta y'u Rwanda ngo ishaka ngo irabibasira kubera ko ngo ari abanyapolitike cyangwa, ariko ibyo byose mu by'ukuri ikintu gikomeye cyane cyagiye kinagaragara muri izi manza twagiye tuburana tukanatsinda, nuko ikintu cyerekeranye n'ubuhunzi twagiye tugaragaza ko ibyo by'ubuhunzi ntabwo bagombye kuba barahawe iyo status cyangwa se stati
kubera yuko ririya tegeko rirengera impunzi, ririya konvasiyo muri 51 ivuga ko udashobora guhabwa ubuhunzi igihe cyose uri umunyacyaha ufite ibyaha ukekwaho. Uramutse warabuhawe rero nanone icyo gihe ni ukuvuga ngo uba warabuhawe mu buryo nanone bw'uburiganya. Iki ngiki ndagira ngo nkijyanishirize n'abahawe ubwenegihugu. Hariho abagiye bahabwa ubwenegihugu bw'ibihugu bahungiyemo, bagahabwa ubwenegihugu bakumva rero ibyo bibahaisha uburenganzira bwo kumva bashobora noneho kuba bakoresha izo pasiporo z'ibyo bihugu kugira ngo bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se bajye mu bikorwa nk'ibyo by'ingengabitekerezo ya jenoside. Kuko noneho twatangira gukurikirana bene abo banyabyaha, noneho bakiyambaza za pasiporo kugira ngo noneho bitwe, iyo uri umunyacyaha uba uri umunyarwanda, hanyuma noneho byagira kugukurikirana ukibuka kujyanayo pasiporo ngo ujye ngo ndi umwenegihugu w'iki n'iki. Ibyo rero ntekereza ko iyo nayo ni intambwe yatewe, yamaze no guterwa cyane cyane kubera ko inzego za leta ndetse harimo na minisiteri y'ububanyi n'amahanga na za embassies zirabizi, zarabihagurukiye. Aho tubonye izo cases turabyamagana ndetse bikasubizwa mu buryo. Hanyuma nabonye hariho ibihugu byagiye kenshi birimo no gukoparatinga n'u Rwanda ku busabe bw'abo bantu ndetse n'ubufatanye, kuko bajya kureba bagasanga abantu bagiye bitwa ko ari abenegihugu babo cyangwa se bafite stati z'ubuhunzi barimo gukora ibyaha. Ibyo rero ntabwo amategeko mpuzamahanga abyemera, kimwe nk'uko nta n'amategeko y'igihugu baba barimo ashobora kubemerera ibyo kuba bakoresha ubuhunzi, stati y'ubuhunzi, bakoresha teritwari y'igihugu barimo, noneho bakorere bahubanganye umutekano cyangwa se umudendezo w'ikindi igihugu baturutsemo. Ibyo ntabwo amategeko mpuzamahanga yewe n'amategeko yo mu gihugu baba barimo abyemera. Murakoze cyane Bwana Siboyintore. Hanyuma Ambassador, kuri iki kibazo mubona umubano n'ubutwererane na bimwe muri biriya bihugu byadufasha gute guhangana n'iki kibazo? Umubano twererane nirwo rubuga nyarwo rwo gushakira ibisubizo ibibazo by'ibihugu bishyize hamwe. Niba turi inshuti ukaba ucumbikiye umugome wangiriye nabi, biroroha kubiganiraho no kubishakira umuti kurusha igihe tudafitanye umubano n'ubucuti. Rero kugirana ubutwererane, ubucuruzi hagati y'ibihugu ndetse n'inzego za diplomasi ni ikintu gikomeye mu kubakana ya myumvire no gusobanura ibitubabaje, ibitugoye, kugira ngo noneho bya bihugu byiyemeje kuba inshuti zacu gukorana natwe bidushyikirize abakwiye kujya mu butabera cyangwa se nabyo ubwabyo bibatira imanza cyangwa bakumire ibikorwa bakora. Kuko experience ufite n'izo mpunzi nazo zirajijisha mu buryo bwinshi. Ntabwo bahaguruka ngo turakora inama y'ingengabitekerezo uyu munsi. Bajya nko ku muntu wapfushije umuntu, icyo kiriyo nubwo bakwitwa ko bakusanyije amafaranga y'ikiriyo arayo kohereza ku bandi bayobozi babo, ariko mu gihugu barimo bigaragara ko ari abantu babuze uwabo, bari hamwe, bari mu mihango yo gukuraho ikiriyo cyangwa gushyingura. Ni ukuvuga ko ari kesi zigenda zibaho rero kenshi cyangwa mu makwe. Ibintu bigaragaza ko ari abantu bari mu mubano, bari mu by'iwabo gakondo, ariko bitagaragara neza ko bakora politiki. Murakoze cyane nyakubahwa Ambassador. Ngira ngo tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko mbere y'uko dusoza hari abantu badukurikiye muri kano kanya, hari ubutumwa ngira ngo buri umwe mu gihe wenda cy'umunota mwaha abantu badukurikiye muri kano kanya kuri ingingo twagarukagaho kuri uyu munsi wa none. Ngira ngo twahera kwa nyakubahwa Ambassadeur Vincent Karega. Murakoze. Ubutumwa natanga nk'abanyarwanda cyane cyane urubyiruko,
ruri mu Rwanda rwigishwa amanywa nijoro ubumwe n'ubwiyunge, rureba neza aho igihugu kigeze n'inyungu. Rimwe na rimwe wumva ngo kubera gushakisha imibereho rwagiye kwigira impunzi no gusanga bene abo bantu babashuka ngo nimuze tuzabashakira imirimo, kandi bashaka kubashora nko mu buterahamwe. Ikindi ni inama ku cyane cyane abana bakomoka kuri abo bantu bafite ingengabitekerezo, kumenya gushyira mu gaciro, gushakisha amakuru. Benshi bamaze kwiga bakamenya ko nubwo abo bantu ari ababyeyi babo cyangwa abavandimwe, babashuka babashyira mu icuraburindi kandi bizabagirira nabi. Bafite amahitamo meza rero yo gusanga igihugu na gahunda z'igihugu. Yego, murakoze cyane nyakubahwa ambassador. Hanyuma bwana Siboyintore, namwe ngira ngo hari icyo mwabwira bari badukurikiye muri iki kiganiro mbere yuko dusoza? Icyo nabwira abatwumva nuko mu by'ukuri bagomba kwitandukanya n'abanyabyaha, bitandukanye n'icyaha. Hari abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi bakurikiranwa, nibareke rero kubashora mu bikorwa byo guhakana jenoside. Bareke abakoze jenoside bayikurikiranweho. Hari urubyiruko, hari abandi bantu batigeze bakora jenoside yakorewe abatutsi. Rero iyo bagiye mu bikorwa by'ingengabitekerezo ya jenoside, nababwira mu by'ukuri ko baba barimo gukora ibyaha, kandi itegeko ry'u Rwanda rirasobanutse, rihana, amategeko ahana ingengabitekerezo ya jenoside, gupfobya jenoside. Ibyo byose ni ibikorwa bihanwa. Navuga rero ko ikindi bagomba kumenya, kuba umunyarwanda ari mu mahanga ntabwo bibuza ubushinjacyaha bw'u Rwanda kuba bwamukurikirana. Amategeko atwemerera gukurikirana umuntu wakoze icyaha nk'ibyo byaha by'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibifitanye isano nayo, ibyo birimo gupfobya, guhakana jenoside. Amategeko aduha uburenganzira, aduha ububasha bwo kubakurikirana kuko ni abanyarwanda. Hanyuma biroroshye kuba twabona ibimenyetso, tugakora inyandiko zisaba guta muri yombi uwo muntu aho yaba ari hose, tugakorana n'ibihugu, uwo muntu akagarurwa mu Rwanda cyangwa se akaburanishwa ahari agakurikiranwa. Ibyo rero mu by'ukuri turimo kugenda tusuzuma uko ibibazo biza. Ntekereza ko ni tubona ibimenyetso bihagije, abantu nabo turaza gutangira kujya tubakurikirana. Nitubona ibimenyetso bifatika tubakurikirane, dusabe ibihugu baherereyemo nabo baze bakurikiranwe ku cyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside, guhakana no kuyipfobya, kuko amategeko arabitwemerera, ndetse dushobora gutanga za international warrant, abantu bagakurikiranwa. Ibyo ni ibintu amategeko y'u Rwanda, amategeko atwemerera ku buryo kuba bakurikirana. Umunsi twabonye ibimenyetso bifatika, rwose nta kibuza ubushinjacyaha bw'u Rwanda kuba bwakurikirana abakekwaho ingengabitekerezo ya jenoside, kuko ni bimwe mu byaha amategeko aduha ububasha bwo gukurikirana. Numva rero nabagira inama yo kubireka bakabivamo. Nta cyiza kiri mu guhakana jenoside, nta cyiza kiri mu gupfobya jenoside, nta cyiza kiri mu ngengabitekerezo ya jenoside. Nibajye mu murongo wo kubaka igihugu, bareke abakoze jenoside bayikurikiranweho. Ibyo kuvuga ngo ndagendera ku byo data cyangwa data wacu yakoze ngo ndamushyigikiye, ibyo ngibyo ni ugushyigikira ikibi kidashobora kuzagira aho kibageza. Urakoze cyane bwana Siboyintore. Ngira ngo reka nanabonereho kubwira mwe mwese mwari mudukurikiye ko uyu ari wo musozo w'ikiganiro ukuri wacu cyo kuri uyu munsi. Twagarukaga ku ngingo ijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje gushinga imizi mu bihugu byo mu majyepfo ya Afurika.
twagarukaga kuri iyi ngingo aho twaganiraga kuri bamwe mu banyarwanda bahatuye. Twari kumwe n'abatumirwa batandukanye badufashaga gusesengura iyi ngingo. Twari kumwe na nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Vincent Karega. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu nanone kuri uyu munsi wa none. Rakoze. Yego. Twari kumwe kandi na Bwana Siboyintore Jean Bosco, yakaba ari umuyobozi ukuriye ishami ryo mu bushinjacyaha rishinzwe gukurikirana abakoze jenoside bahunze ubutabera. Mwakoze cyane namwe kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Murakoze cyane namwe kuba mwatwakiriye. Yego, ngira ngo rero ubwo uyu ni wo musozo w'ikiganiro kuri wacu cya none. Nge wakibagezagaho anakibateguriye nitwa Simeo Muhumuza. Ubwo dukomeze tubifurize kugira ibihe byiza aho muri hose. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo.